Yesu ashimwe. Ka dufatanirize hamwe gushima Imana muri uyu mugoroba. N'amahirwe yihariye tugize, nubwo abantu benshi batekereza ko arasanzwe, ariko ndashima Imana ko tugize umugisha wihariye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. We ko mutanezerewe, Imana ihabwe icyubahiro. Ntugire ngo ni ibisanzwe. Dufite abantu benshi babyutse bafite gahunda yo kuza hano bitemeye. Kuba weho uhari, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Shimira Imana cyane. Ngira ngo dufite abantu babyutse ari bazima ubu batakiriho. Byo gushimira Imana ni byinshi cyane. Imana ibihishurira imitima yacu mu izina rya Yesu. Mfite umwanya wo gushima Imana kubwira itsinda tubanye muri uyu mugoroba. Ntabwo byoroshye kuba mushoboye gucika imihati n'imirimo mwari mufite. Hari abategaga amatagisi byasabye ko mutega za moto. Imana nsenga ibongerere imigisha. Umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku Mana. Mu ijuru hari Imana. We mu ijuru hari Imana izabamara ubukene. Kanshime amakorari cyane cyane. Nukuri Imana ibaha umugisha. Harya bano bitwa ngo iki aba mwabanje. Vuza impanda muyivuze tu. Kera twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo vuza impanda, tugasubiza ngo birashoboka. Kandi bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Imana ibaha umugisha cyane. Mwazindutse dushime abavandimwe bacu baturutse mu izindiro cyane. Twongere gushimira musaza wacu batugejeho ikigisho cyiza cy'ubuzima. Buriya rero musaza wanje sinzi aho yagiye menya yatashe. Harya yatashe yabivuyemo kare. Yaherutse aduha isomo nka professeur aragenda. Oya kutazamura ikiganza se nanga kudafashwa nicyo dupfa. Akoze cyane. Ntaje afashwa aje. Reka mbabwire, yari yaduhaye inama nziza nyinshi kiba yatari kuziha abirabura b'Abanyarwanda. Muri hangana ko ndavuga b'Abanyarwanda kuko ibindi bihugu tujyamo by'abirabura bakunda gusoma. Ngira ngo kugira ngo muzabyiteho neza, muzarebe muziko tugira ahantu yitwa kuri Nyirantarengwa kuri Nyirangarama hariya. Iyo tuhageze abantu bose bava mu modoka bihuta bagura za ji. Ngira ngo muraziza abantu bose nitegeko ko bahagarara. Ariko ikintu isomo nahaboneye ko abazungu n'abirabura batandukanye. Umwirabura bakimara kumwereka ji y'agashya ahita akuramo n'umuheha agahitanywa. Ariko muzitegereza umuzungu we ava kukagura akaza akabanza agasoma ibiri inyuma, ibikozwemo, igihe kabereyeho n'igihe kazagenza gate. Ariko umwirabura we aba akamaze. Ndi kubaserereza muri bene wacu ntawe uri burakare. Ni ikosa rikomeye. Twebwe twihutira gusoma tunywa, naho we agomba kubanza yamenya ibyo anyweye ibyo ari byo. Inama rero musaza wacu yaduhaye zo muri Rengera Ubuzima, zo mu bitabo by'imirire, aha ku meza birahari. Ariko urebe kuva muvandimwe wacu Joseph aduhaga inama ejo kugeza uyu munsi n'abazakomeza, tuzarinda dusoza bari gucurangira ikiyemwe abahetse. Aho mu bisoma harahari. Ngira ngo mwatuboneye umuvandimwe wacu Konsarata ari kutubwira ububi bwa biriya bintu by'amasukari. Byose tubifite muri ibi bitabo biraha. Hari iby'icyongereza, hari iby'ikinyarwanda, hari iby'igifaransa. Imana mbwiririza ibakundishe gusoma mu izina rya Yesu. Murarakaye bakundishe gusoma. Barinde gusoma icyo kunywa, ahubwo musogongere maze mumenye ko Uwiteka akira neza. Muje mubikunda bizabafasha cyane. Munyemerere rero muri uyu mugoroba twongere kwakira abashyitsi bacu. Hari abashyitsi baje kare bagize n'umugisha bahabwa impano ariko ziracyahari. Munyemerere undi mushyitsi waje gahunda yo kwakira yasoje anyemerere mu cyubahiro cye ahagarara aho ari maze tumwakire. Ntukansereze. Wakoze inshuti yanjye, wakoze musaza wawe. Haguruka babahungu banje ngabariya ririya nitsinda twari kumwe ejo. Mwigire hafi muzi.
muze urusengero rugira nyiramubande sinagira icyizere ko mwe mbabwiriza mbese simbyizeye ibyo mvuga ntomba mbyizeye ko abantu bose banyumva mwakoze cyane mwakoze papa Imana iguhe umugisha icyo ni igitabo cyitwa inkuru itera ibyiringiro kibagwe neza mwicaraho rwose nabari abantu bicaye inyuma ubwo bafite impamvu yabo ariko rwose muje tukegerana yadufasha cyane tukaja tugira iteraniro ryegeranye none babashyitsi mwamfasha tukabakira rwose nawe munafite umutima mwiza kandi munabakire mumwenyura n'amaboko ashoboka uko mungana siko muri kuvuga si ubwo mwavuga ubundi ko nta kizatuma mutaba abasirimu ubundi muvuge mbese nk'abari guhamagara ngaho mubakire okay amen ko abashyitsi bo batikirije singwa amen nanga nabo ko batari gufashwa namwe mwikirize ngo amen iyo muvuze ngo amen bivuze ngo bibe bityo kandi nta kindi tubasaba no kuzajyana mu ijuru ikindi bari kongeraho Yesu arabakunda ko mudafashijwe akaze cyane reka mbabwire inshuti zanjye umutima unezerewe ni umuti mwiza ariko umutima ubabaye utera konda Imana yo mu ijuru itirinde konda muranyemerera rero nkuko umuvandimwe wacu muzehe watubanjirije yatwibukije insanganyamatsiko yacu dusanga muri yo igice cya 33 murongo wa 14 ngaho muranyemerera Imana ivuga muvuge Imana ivuga naho umuntu atabye inzira yo kwera abandi imitima gusa niba batazayicamo mwabonye ko umugenzi naho yaba ari umuswa ntazagenza ate ntazayo niyo waba uri injiji niyo waba uri impumyi ndashima Imana ko inzira z'Imana ziriho ariko abiyobagiza bo ni akaga gakomeye cyane nimusoma muri Zaburi 125 ho asoza iyo Zaburi yaranditse ngo abantu biyobagiza Uwiteka azabajanana n'iki yemwe n'inkozi z'ibibi ngira ngo uwo murongo muzawusoma uri muri Zaburi 125 uyu mugoroba rero mugiye kunyemerera rwose mu mpakanya wenda niyo mwampa igihe gito ariko Imana nsenga ikabashoboza kuba muri iri teraniro ibashoboze kuba muri iri teraniro hari ibyo mutazi ndi kubabwira umuntu ashobora kuba mu iteraniro ariko atagenza ate atari ukaba hano uri ahandi Imana nsenga ibashoboze kuhaba mu izina rya Yesu kuko tumaze kugwiza abantu benshi biyobagiza mwabonye ko ari indwara twese dusa nkaho dusangiye muranyemerera uyu mugoroba binyuze mu mwuka w'Imana mu mbaraga idasanzwe yatumye aya materaniro aba mureke mbabwire imbaraga ndi kumva mfitiye ikizere nimusoma muri Bibiliya aratubwira ngo iyo abantu babiri cyangwa batatu bateranye ndashima Imana ibiri hagati yabo ndashima Imana muri iri teraniro mfite ryarenze uwo mubare ibyo bikamba ikizere ko Imana ibanye natwe amen irahari rwose iteguye kubwira buri muntu wese munyemerere rero binyuze mu mbaraga ya mwuka wera mbereke ifoto y'isi turi kwiyobagirizaho uko isa uyu mugoroba ndifuza ko ariyo foto tureba ese koko turi kubwirwa handi twatangiriye ejo yego nayibonye ni inyoni ariko sinshaka n'iki dihene mwabonye ko igituma tutumva abantu bazaraba baramaze kwigwiriza abigisha bahuje n'iki yemwe tirari ryabo ngo baziziba amatwi ngo batumva none ikibazo mfite ni iki ese ifoto y'igisi twiyobagirizaho iteye ite isite bite byanje nawe kuri yo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesu Kristo ndahera muri Luka igice cya 21 munyemerere dufata umwanya dusengera mu mutima ngo umwuka w'Imana akomeze atuganirize mu gice cya 21 cya Luka Yesu avuga ifoto y'iyisi uko izaba imeze mbere yuko Yesu aza maze umuvandimwe wacu aduha site yayo mpereye ku murongo wa 25 muranyemerera abariho mpera muri uyu mugoroba ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka
ni Yesu Kristo wabyivugiye. Ibimenyetso byose ngiye gusoma ndahera ku murongo 25. Turi kumwe? Mana nsenga, turi kumwe? Oya, turi kumwe. Wakoze cyane. 25. Kandi hazabaho ibimenyetso ku izuba, hazabaho n'ibimenyetso ku cy'abari gusoma ku kwezi, kandi hari ikimenyetso ku kinanone ku nyenyeri. Yesu yerekana ipica y'uko isi izaba imeze, yerekana ibimenyetso bidasanzwe tuzabona byihariye. Icya mbere, hazaba ibimenyetso ku izuba, hazaboneka ibimenyetso bidasanzwe ku kwezi, haboneka ibimenyetso bidasanzwe no ku kiyemwe no ku nyenyeri. Ageze hepfo arandika kandi hasi amahoba, munsomere igikurikiyeho, no kwibwira ibyenda kubaho mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zose zizagenza zite? Zizanyeganyega. Murongo ukomeye ukurikiyeho 27. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu, afite imbaraga n'ubwiza bingana iki? Byinshi. 28. Nuko ibyo byose nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana yacu abwe icyubahiro. Basaza banje bene data, munyemereye umurongo wa 25 manze mbaho incamake yayo. Kandi Yesu avuga ibimenyetso bizamubanziriza. Iyi si turi kubwirizaho abantu bose bagaterera agati mu ryinyo. Kambabwira ifoto yayo uko itumereye. Icya mbere, kandi ikimenyetso cya mbere tuzabona ibimenyetso ku izuba, ku kwezi no ku nyenyeri. Kambaze abaheruka mu ishuri. Ndabyibuka abaheruka mwiga, muzi ko twagiraga turi mu ishuri twiga, tukiga icyo bita ibihe by'umwaka. Naba numvikana? Ibihe by'umwaka. Twabaragamo ibihe bingahe? Se ko muherukamo mwabivuga bingahe? 4. Hagira ubimbwira? Gahoda. Subwo nubwirasi butuma mutansubiza cyangwa nukutanyumva? Ni ibihe bingahe? 4. Nimumbwire ibihe nibihe. Umuhindo, ngaho muvuge munari kuvugana umutima mubi ngapfa kumva. Umuhindo, ngaho komeza. Itumba, urugaryi, wakoze n'impeshyi. Reka mbabaze, uko mwari mubizi tubibara tubigabanya amezi, babigutumye ubu niko wabivuga? Siko menya ntumvikanye. Uko twabyigaga tuvuga ngo niba ari urugaryi cyangwa se impeshyi iramara, iraturuka mu kwa 6, niba ari mu kwa 7, mu kwa 8. Niko bikimeze ubu mvugana namwe? Oye, nta munsubije yego se? Oya, ubu tuvugana biranyuranye. Ushobora kubona mu kwa 5 aho twitaga ngo ni mu mvura y'iki? Yitumba. Waje kubona ukabona izuba riravuye, amezi yose y'imvura akarangira ari iki yemwe? Hari izuba. Byarahindutse cyangwa bizahinduka? Se ko mutansubiza, bizahinduka cyangwa byarahindutse? Muvuge, kuvuga ni byiza cyane. Basaza banje bene data, iyo ubona tubwiriza abantu biyobagiza, turarikira abantu kwishira mu maboko y'Imana batabishaka, wagira ngo mbese aho bicaye baradamaraye. Abo twatangiranye n'isomo ryo muri Mika igice cya 2 umurongo wa 10, nimuhaguruke muva aha hantu. Aha turi hagiye kurimbuka. Ndibuka ndikubwiriza mu bavandimwe wacu bo ku Kacyiru, ndatekereza na hano bahari. Nabwiye babaririmbyi bacu bagize korari Abatwara Mucyo, niba mwibuka hari indirimbo baririmbaga, bararirimbaga ngo amazi yo mu nyanja ntabwo arenga inkombe zayo, niko semana birakumvira. None mbabazi, amazi ararenga inkombe? Ntabwo arenga inkombe se? Biheruka kera, muzababwire bahindura ibindi. Ibyo byarangiranye n'isi ya kera. Ndagira ngo mbabwire, nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite kurishyira hasi. Amahanga azababara. Namwe murebe aho nta kintu na kimwe gihuye n'ikindi, hasi amahanga azababara. Ariko mwite ku murongo wa 26, kamanze ngubasomere. Dore ikintu banditse gikomeye: abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zose zizagenza zite? Zanyeganye.
mbabwire nubwo muzihanganira kubabwira ibya kera ntari mukuru, muzaca murihangana. Icyo nshimira Imana nuko muri iteraniro hari abonduta, ngo nicyo gituma nanjye mba nikujije, murihangana. Ariko basaza banjye, niba hari umurongo wasoreye abantu, ugasora abantu bose bakawakira, ni ikintu bita ubwoba. Iki? Oya ntimucyumvise iki yemwe? Ubwoba. Muzabaze abantu banduta mu nzu reka ndebe umuntu wigeze aba mu nzu yitwa inzu y'ibyatsi, zamura ikiganza. Uwayibayemo, njye nayivukiyemo. Inzu bubakishaga ibyatsi, bagashinga ibiti, bagahoma, hariho n'abatarahomaga bagashiramo ibindi byatsi, bagasakaza ibyatsi. Iyo nzu ndi kuvuga mwaba muyibuka? Sabayibuka bazamura nkareba, ndabona hari abayizi. Handi y'abantu bayibuka bakingishaga urugi rumeze rute? Se mubagaye rw'ibiti rw'urubaho se? Ntago twakingishaga ku gika imigano. Abantu se bararyamaga bagasinzira? Ko mutansubije, bagasinzira bafite ubwoba. Habaga harimo ibintu byinshi cyane. Buno nta nibyo mugira muhunika. Habaga harimo imiti afunga iserire neza, ashiraho cya kigufuri, igipatana cyaracyomeka, yumva ntakinze, aje kuzana n'urusyo yegekaho kubera ubwoba. Basaza banje, abantu bafite ubwoba ku buryo mutabyumva. Abantu bazagushwa igihumure n'iki yemwe? Ubwoba. Kwibwira ibyenda kubaho. Hari ikintu nje nshimira Imana, aba bantu bakinze ibyo byose mvuze, muranyihanganira bayobozi inshuti zanjye. Niyo ibyo byose amaze kubifunga, muzi ko tugira n'abagira bazamuhanze. Yego ko mutanyuki barahari se? Barahari n'abazamu, akumva n'abazamu ntibahagije, akazana n'iki? N'imbwa. Mana yanjye nabyo akumva ntibihagije, akaryama nijoro, yarangiza ntiyumvemo ko icyo kizamu, niko bakita, byukurebe ko cya kizamu kitasinziye. Akaza akagitera umugeri, agasanga cyagenze gite? Cyasinziriye. Babwira, nshima Imana mu buzima. Imana ni nziza, izi guhiranya abantu, igahiranya ibintu. Yararebye isanga nkanje Florida sinabona abazamu amafaranga mbahemba. Iyo nkigera mu buriri mifiririzo mpaka mu gitondo, kuko ntabakurahe ibyo no. Bavandimwe inshuti zanjye, ndashima Imana ko yampaye ibitotsi. Kandi nimusoma Bibiliya haranditse ngo abantu Uwiteka akunda abaha ibitotsi. Yesu abibahe mu izina rya Yesu. Ni ikindi nta kindi, ni imirongo ya Bibiliya imaze kudusoreraho ku isi amahanga azagenza ate? Azababara. Muzarebe bari abantu bo mu bihugu byateye imbere nahoze mbabwira b'abazungu, bo ntibarwara za malariya zacu, ntibarwara izi za sida twe turwara, ariko nabo muzareba ibiza birahari. Ko mutansubiza ntabiharize? Ngira ngo hari umurongo Imana nimfasha tuzagera naho, ngo ibintu byose Imana yabishize ku isi kugira ngo hatazagira icyo yireguza. Kambabwire, muzi ko tugira abantu iyi Bibiliya batayemera, igihe cyose twayibasomera bagatangira bakayishidikanya ngo irabeshya. Ndibuka mu gitabo cyo kubara, muzasoma abantu bagomeye ubuyobozi bw'Imana, bari buyobowe na Musa, aba bita bakora na Datani na Biramu. Muzi ko Mose yabinginze arabahendahenda, abo bantu banga ubuyobozi bw'Imana. Maze Bibiliya ivuga iki? Igihe Mose yaramburaga ibiganza asenga, avuze ati Mana, aba bantu nibapfa urupfu ngurwo abandi bapfa, bazamenye ko utantumye. Bibiliya iratubwira ngo isi irasama igenzi ite? Iratwikira. Abantu rero benshi ntago babyemeraga, bakemera ngo ibyo ntibyabayeho. Harya bakurikiranye amateka yo muri Haiti, isi irabamira, irasama ikabamira, ikongera ikagenza ite yemwe? Ikatwikira. Ndagira ngo mbabwire, abadatwawe n'ibyo bazatwarwa na kiriya. Abadatwawe n'amazi, imiyaga izaza, ibitari imiyaga, ibyo ntazi ntabona uko mbisobanura. Icyo muzirikana ni kimwe, nuko isi twiratana, isi turi kwerekezaho, isi turi kwiyobagirizaho. Umunsi umwe igikeri cyagiye mu mazi, abazi igikeri muzi ko ibikeri biba mu bishanga hasi. Umunsi umwe rero muzi ko hari abantu baturira ibishanga, imvura yabaye nyinshi,
igikeri kiba kivuye mu gishanga gitangira kwinjira mu nzu kwa kundi gisimagurika, sinzi uko cyasimbutse umuvuduko, kiba gisimbutse urutoki cyari kigendereye, maze kiba kiguye mu mazi yaravuye ku mashiga ashyushye, kivamo kiruka gisanga byene wacyo, kirababwira biti mwoge magazi kuko amazi siyaya. Bwari ubwa mbere cyumvise amazi ashyushye, ati byahindutse noneho si ikiyemwe siyaya. Bwari ubwa mbere kiyumvise. Basaza banje mwoge magazi amazi oya muri kubyikiriza gake si ntabwo ari yayandi. Reka mbereke ifoto y'isi muriho, amaganya ya Yeremiya. Nambure Bibiliya zanyu, amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 5. Amaganya ya Yeremiya, menya mutazi aho biba muri Bibiliya namwe. Simwabuze icyo gitabo aho kiba muri Bibiliya? Ko mutansubiza kibamo? Gikurikiranye gite? Mu iterano tuba dufite abantu batazi aho bashakira muri Bibiliya. Gikurikiranye gite? Uvuye kuri Yeremiya ugera ku maganya ya Yeremiya utaragera ku muhanuzi witwa nde? Ezekieli. Mwahageze? Nimwumva mwahageze murambwira ko mudafite kuraje. Murahari ngo tugendane? Wakoze cyane. Amaganya ya Yeremiya igice cya 5. Mwese muranyumva neza? Kambereke yasi turukuyobagirizaho ifite ifoto isite. Amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 5. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa mbere, maze urebe ubwirasi turimo, urebye uko twurije ibiciro, ugeberere mbereke iyi si yo kwa Yeremiya kwisa n'iyindi kubwiririzaho. Nasoma nasoma? Wakoze cyane. Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Umwandu wacu wahindutse w'abanyamahanga, amazu yacu yabaye abimukira, turi imfubyi ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'icyo bari gusoma. Ko mutari kumwe nanje nshuti nk'iki yemwe kabapfakazi? Arakomeza, tunywa amazi tugenze dute? Ko mutikiriza amazi muyavomera ubuntu? Ko mudasubiza? Mwe muyavomera ubuntu se? Nangwa namwe muri abanyamugi n'ayo mafaranga muba mwayabonye, naho twebwe no mu cyaro hariya muri Nyabihu twasigajwe inyuma iyo tugura amazi ijerekani 50. Mbese n'ayo mafaranga mu cyaro arimo? Ko mutanyikiririza? Arimo? Ubisira kamabazi uyu murongo wari kusomera abantu ngo muri za 80, akabwira umuntu ko azanywa amazi ayabuze, ntiyari kuburana? Ate twebwe isoko yacu ntabwo yagurishwa, ariko ziragurishwa cyangwa ntizigurishwa? Mwebwe nta buremere murabiha, nta n'agaciro murabiha. Nkuko nababwiye nimugoroba, sinashobora kubabwira isano ya musaza we na mushiki we kuko urukundo rwa benshi rwagenze rute twakonje. Icya kabiri, mwebwe nta buremere mubiha kuko mumaze imyaka myinshi muyagura, ariko kuri bwiririza hari iwacu mu giturage abantu bose bavutse basanga amasoko abaho. None ubu rwiyemezamirimo ari kuza agahita hakombata hose, agahita ashiramo amatiyo mu kanya akagurisha amafaranga. Ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Kanikomereze ifoto ndi kubaha n'isi muriho, iyo turi kubwiriza mukiyobagiza mugaterera agati hehe mu ryinyo, imeze ite? Reka nkomeze ngere ku murongo twari kuwa kangahe? Wa 4. Tunywa amazi tugenze dute? Tuguze inkwi zacu zo tuzibona dutanze ikiyemwe biguzi. Mbese amakarasi mutoragura aho ari? Ko mutansubije? Mbese aragurwa cyangwa ntagurwa? Munyemerere mbahe akantu gasekeje gato. Umuvandimwe wacu sinzi uramushinga namwe kutabimenya ntimundenganye, nanjye umbajije imirongo ya Bibiliya nakubwira hiba. Ibyo mu Rwanda no kwisi ntabimenya ntacyo mungaya kuko nubundi sinshizwe kubimenya. Njacima Imana ko ibyo nshizwe kumenya Yesu yarabimpaye. Ntabwo nzuramushinga ugurisha gazi, ariko ndawibuka ariho bagitangira gupeberisita gaze bwa mbere, maze bafite umuntu babihaye uzi kubipeberisita byebye, maze mwumva uko yatangiye.
yaragatangiye icyo gihe nakarebye kuri televiziyo maze aratangira ati amakara arahenda, akamarayo kuntu amakara ahenze. Noneho njye mpita ngira icyizere ko ibisimbura amakara bigenze bite bibonetse, ariko bikaboneka badatanze iki amafaranga. Reka mbabaze, na gazi iragurwa ko mutanze biziragurwa wakaze cyane, ariko atangira gata amakara arahenda akageza nk'iyi. Ubwo ugahita ugira icyizere uti noneho tugiye kubona gaze tutazaja turagenza dute tugura. Mbese buri kintu cyose kiragurwa, amakara aragurwa, ko mutanyikiririza, gazi iragurwa, inkwi ziragurwa, ntaki tucana inkwi dutanze iki yemwe biguzi. Mwebwe muri kugira ngo wenda naha mu mujyi gusa, nta muntu ushobora gucana adatanze iki yemwe amafaranga. Ibi ndi kuvuga ubajije umunyarwanda wo hambere yakubwira ko inkwi zitagurwaga. Yaragendaga ahantu mu ishyamba nkariya agakora icyo bita gusenya, akaza agacana. Ariko nagira ngo nkubwire ko utatinyuka gukandagira mu ishyamba ry'abandi. Hagomba kuboneka inkwi ariko batanze iki yemwe ibiguzi. Mwabirambiwe. Tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 5. Abatwirukana batuguye ku majosi, turarembye kandi ntidufite akito ko kuruhuka. Ukuboko twaguhaye abanyegiputa nabo murashuri kugira ngo tubone ibyo kurya biduhagije. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Ikibabaje gikomeye mu gisome ku murongo ukurikiyeho, none natwe twikoreye iki yemwe bicumuro byabo. Twikoreye ibicumuro by'ababikoze. Muri rya somo mu mategeko 10 y'Imana hari itegeko rya 2 muzarisome mwe bakuru, riravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Reka nikomereze, mwaba munkurikiye kagera ku murongo wa kangahe? Ntago nzi uwo tugezeho, uwa 8. Abagaragu nibo badutegeka, nta n'uhari wo kuturokora ngo dukize amaboko yabo. Murongo wa 9 urababaje, ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yaheheyemwe yo mu butayu. Murongo wa 10, umubiri wacu urirabura, yemwe mwansomera ibikurikiyeho ni ngiki, n'inkuw'inkono bitewe n'inzara yagenze ite? Oya ntimubisomye, yagenze ite? Yatwokamye. Ntabwo mwakumva uko abantu bishwe n'inzara. Basaza banje bene data, nababwiye ko ndi muto cyane, ariko mbarahije Imana mbwiririza, inzara imaze kwinjira mu magufwa y'abantu. Ngira ngo abantu babyibuka bazi ko cyara abanyarwanda barangwaga no kurya. Wabona umuntu ukabona koko afata ibyo kurya akagenza ate akarya. Ngira ngo ababyibuka, ndabyibuka turi abana bato, twebwe nyine kuko ari mu cyaro nta bakozi n'ubundi twigeze ngo ntabiharaho mukagira ngo n'umusirimu waje kubabwiriza. Ariko nabyibuka mama yadusigiraga ibyo kurya mu gasero cyangwa ku isahane, agasiga tubwiye ko turi bubirye saa 6, akirenga irembo tukaba turabyatatse birashize. Mwebwe siko byagendaga? Warangiza ugafuta aka kantu yagusigiyeho ibiryo ugahita ukubika mu mutwe, ndabyibuka, ugatangira urusisiro rwose, aho ugeze bakaguha. Ko mubivuyemo, ko mutansubiza yego se? Reka nongere nshintege ba Joseph baranyihanganira. Nibi mubona turi kubwiriza temperance ni inzara. Kera nta temperance yabagaho. Ahantu hose warahageraga baguha ufutura, ukomereza ko hakarwara inzoka se. Ntabyo. Inzara bimaze kugera no mu magufwa. Ngira ngo musigaye mubona ko abanyarwanda bagenda ngo bagiye gukina hanze, babapima bagasanga bamaze umwaka bapfuye kubera iki yemwe inzara. Inzara irabisha mwebwe. Ngira ngo muzabona ababakoronije ne babakoronije ne barababiri gisinza abaribo, abo bababwiye ngo isaha yo kurya ngo ni mu gitondo saa 6 na ryari tari mugoroba. Muzakurikirana imibiri yanyu. Ntabwo isaha yo kurya ari saa 6 na mu gitondo na nimugoroba, ahubwo isaha yo kurya ni igihe cyose umuntu agenza ate yashonje. Saa 6 ninde wayibahaye? Se mubagaye koko mbabazi ukuntu muri abasirimu rwose.
saa sita ikibazo mufite ahubwo ni kuvuga ngo nushaka kurya ibyo kurya tabyo. Abatazi isi ndi kubwiririzaho hariya ku meza hari igitabo kiri haya cyitwa Busobanuro, ni ibitabo bibiri ni impanga. Busobanuro bw'igitabo cyitwa Daniel n'ubusobanuro bw'igitabo cyitwa Ibyahishuwe. N'ubwa mbere mbabwira bibonetse bwa mbere muri itorero ry'Abadventiste. Mbafashe abantu mutunze ka gatabo k'ikinyarwanda kajya si igitabo cy'Ibyahishuwe. Kariya kantu ni ibibwirizo by'umupasitoro witwa Hensi. Hari abamubonye. Hensi igihe yazaga kubwiriza mu Rwanda yasobanuye igitabo cya Daniel n'Ibyahishuwe. Ariko reka mbabazi, niba ari umubwiriza waje akabwiriza mu gitabo cya Daniel n'Ibyahishuwe, ubwo aba ari igitabo? Ntago munyumvise? Ubwo aba ari igitabo? Ubu mbwirije barangiza bagafata ku masedi ibibwirizo nabahaye, ubwo mbasobanuye Bibiliya? Oya, ni inshamake. N'ubwa mbere tubonye igitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Daniel n'Ibyahishuwe. Abantu mwese muburarikirwa kukigura, ndabibasabye ndabinginga. Biri hariya kuri aya meza kugira ngo mwige uburiganya bw'inyamaswa ya kane. Musoma mu Byahishuwe igice cya 13. Nimbona akanya tubigezeho kuko hano mfite iterambere, bazabiprojecta kugira ngo mubibone neza. Muzasoma mu Byahishuwe igice cya 13 bavuga inyamaswa ya kane. Muyitega amatwi mbasomere muri Bibiliya. Rambura Bibiliya yawe. Muri hangana ko mbajanye gato mu Byahishuwe turagarukana. Byahishuwe 13 mwabivuyemo? Se ko mutansubije mwabivuyemo? Yego, Ibyahishuwe 13 nshuti zanjye mwihangane. Ndagira ngo musome mbere ku murongo wa mbere. Ko ari ibintu muri gusoma mwe mukabyiga mu mateka kugira ngo nibizaza kera. Mwahageze nsoma umurongo wa mbere. Amagambo mwumva handitse aravuga ngo haduka inyamaswa ivuye hehe? Iyo bavuze inyanja mu buhanuzi bavuze ngo iki? Abantu benshi ntabwo ari inyanja yari amazi. Ndabwira abashyitsi mutari kubyumva cyane. Nuko rero iyo bavuze inyamaswa ni igisimba cy'igikoko. Nshuti zanje mwafasha gusubiza, ni igikoko? Ni ikinyamaswa? Ni ubutegetsi. Nitugera hano ugasoma uti ni inyamaswa, ntabwo ari igikoko, ni ubutegetsi runaka. Ni ubutegetsi bwabonetse buvuye mu bantu benshi bakoze ikirere. Kanyibasomere mwumva iyo nyamaswa ya kane kundi kazi. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10. Mwaba munkurikiye? Ayiga nshuti zanje murankurikiye? Ubu buhanuzi nzongera mbafatira umwanya tubwigane. Ifite amahembe 10, ifite n'imitwe ingahe? 7. Muzi ko ariyo ubu butegetsi bwubatsweho imisozi 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo bingahe? 10. Mumfashe gusoma. Ku mitwe yayo hariho amazina atuka iki? Imana. Kugira ngo mwumve uko ikaze muyitega amatwi ku murongo wa 3 isura yayo. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'iki? Oya mwabivuyemo. Isa n'iki nshuti zanje? Isa n'ingwe isura. Noneho amajanja yayo agasa ko mubivuyemo na? Ariko ikigongo cyacyo n'isura yayo ni iki? Ni ingwe. Amajanja nayaruko, akanwa ayigaba bivuyemo nakiki? Nakintare. Siko muri gusoma? Noneho nimusoma muri Daniel ho mwumvise ko ikigongo cyayo n'isura yayo isa n'ingwe, amajanja ruko, akanwa akintare. Muri Daniel ho aravuga ngo ifite amaso asa n'ayiki? N'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibigenze bite? Iyo nyamaswa nta kibazo muri kuyumvamo? Ko mutazi kuvuga icyongereza ntacyo mwumvise? Nta question irimo? Abantu batazi icyongereza reka babwire, dore abantu bazi icyongereza nkatwe twakize cyane bitwa ba Florida barikiriza bati ya. Urumva rero mufite ikibazo gikomeye. Ngaho bikiriza ngo iki? Ngaho bunyikiririze ya. Mwazanye umutima mubi uyu mugoroba. None nta question mubonye?
kamutekereje ya abakize cyane niko tukivuga nta bintu byinshi cyane ariko mubonye iyi nyamaswa iteye ubwoba ntacyo muyibonyeho yabigenje iterero muri purusantaje zo gusoza ubuhanuzi bwayo mwaba mukinkurikiye ngo mbabwire oya mwatakaye murankurikiye ntimwibagirwe umurongo turiho mu maganya ya Yeremiya turacari muri cya gice cya 5 kubera inzara umubiri urirabura ni nk'uw'ikiyemwe ni nk'uw'inkono niyo nshaka kubabwira muri kino gitabo rero nababwiye cyitwa Revelation cyerekana neza bagifite mwatangiye kugisoma iyi nyamaswa ya 4 y'amayoberane mubonye ko itagira uko isa dore ibya mbere yashizeho ngo ibi bintu byose byo mu maganya Yeremiya bisohore nta na kamwe kabuza kandi icya mbere ngira ngo mwaba mwibuka ko abantu bose batangiraga ishuri kwiga bujuje neza imyaka y'ubukuru ingahe abasomye igitabo dufite kiri kuri aya meza cyitwa uburezi igitabo cyitwa uburezi ni igitabo gikomeye basaza banje mu gisome mu cyiteho cyane ngira ngo n'abantu tumaranye iminsi twigana ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato by'ubushize mwabonye nk'icyigisho cya 7 cyangwa icya 10 aho batangaga amategeko nk'umurezi icyo cyigisho niwe mukikibuka mu Bagalatiya mwabonye ko umubyeyi yareraga umwana we kumugeza ku myaka 10 mwarabisomye muri Bibiliya zanyu ni muhasoma bari abantu bose bitwa ba Mose bari abantu bitwa ba Daniyeli bari abantu bitwa bande bose babaye ingenzi barerwaga n'ababyeyi babo bakabahereza undi muntu wujuje imyaka 12 yego ko mutakaye siko bimeze none kugira ngo murebe inyamaswa ya 4 kundi ifite politiki yanitse cyane ngira ngo mwese mwaba muzi ko umwana batangira kwiga ishuri afite imyaka 7 subwo ko mutari kunsubiza ingahe 3 ngira ngo mu gatabo mfite kitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero mbuze ukampereza enda da se ufite ubute bw'iki ako k'icyatsi ka 3 ako kampereza dore isura gafite abashobora kukabona ndashaka kukabereka kugira ngo mukiteho mugasome cyane aka gatabo bashoboye kukabona muzasoma ikijanye nuko dukura abatazi ko umubiri w'umuntu ukura dore uko akura muzi ko umwana wese kuva ku munsi avuka kugeza ku mwaka sinzi umwaka ariko kenshi ntikunda kugerayo ariko burya mu masaha 28 yose umwana aba yemerewe gusinzira amasaha 20 yari uruhinja cyo mvuze sinzinewe mu cyumvise angahe 20 ni kuki Imana yagenye ko habaho amasaha menshi yo gusinzira muzi ko umuntu akura gusa iyo agenze ate yasinziriye sinziriwe mubizi murabizi oya murabizi umuntu akura gusa iyo agenze ate iyo asinziriye nta muntu utasinziriye ukura kandi mwese muzi ko gukura biva ku munsi wa mbere umuntu yavutse akageza ku myaka 20 ngira ngo ababizi iyo urengeje imyaka 20 nta bundi bukuru busigaye muzi ko haba hasigaye gusenyuka kw'amatafari yubatswe bya byo kurya abavandimwe bacu bari kubyitwigisha itafari ryasenyutse warya ibyo kurya bifite amaproteine itafari ryapfuye ukongera ukagenza ute ukaryubaka ukoresheje ibyo kurya wagenza ute wariye nakomeza muzabona ko kuva ku myaka umwe kuzamura kugeza ku myaka 6 umwana aba yemerewe gusinzira hagati y'amasaha 12 kugeza ku masaha 9 ndi kubisoma muri iki gitabo kuva ku myaka 6 kugeza ku myaka 12 umwana aba yemerewe gusinzira amasaha 8 n'9 sinzi icyo mvuze newe mu cyumvise none mwe muri kubibara neza iwanyu aya masaha haba abantu bakuru haba abana araboneka subwo munansubije araboneka se ntayakiriho none ubwo mbabaza bazakura ayigamana bazakura mwese ni mubyuka mu gitondo aho muje kutegera munarabizi dufite utwana tw'imyaka 3 saa 11 zuzuye tuba turaho bategerereza bisi tugiye hehe ibyo mvuza namwe murabizi
seko murabizi usibye n'utuja gutegereza ku ishuri tugiye muri bisi dufite n'ababyeyi bikuraho abana bakabajana mu bigo ngira ngo leta y'u Rwanda baravuze ngo yabikuyeho je babivuze ngo babikuyeho navuze ngo yakerewe kugenza gute kubikuraho bisamye baragenze bate barasandaye reba umwana w'imyaka 3 ugiye kurerwa n'undi muntu batagira n'ikiyemwe isano ikibazo cya gatatu mutamenye mwese muzi ko abana bagenda saa 11 bagiye ku ishuri bagenda bapfunyitse ibintu bibiri kandi muzi uko babivuga kubera ibyo bintu barya bijanye n'amasukari buri kana kose kazi kuvuga ijambo kiga kuvuga nuko mutankurikiye uko ndi kuvuga ni biscuit impamvu ndi kuvuga gutso amenyo nta ari maze sababa bagaye amenyo ari maze akana kose ijambo kazi kuvuga mu mpebisi kuko amenyo y'imbere reka mbabaza bizaza cyangwa birahari ese koko kamwe reba mwese mwasomye mu buzima bw'umuntu isukari yo muri biscuit isukari yo muri ji umwana abayeho cyangwa arapfuye seko mutansubiza abayeho cyangwa arapfuye mu gitabo cyitwa rengera ubuzimaho no mu gitabo cyitwa inama ku mirire ho baranditse ngo bicukuriye imva n'amenyo yabo amenyo yabo niyo bacukuje imva zizabahamba umwana utazigera kura umwana utazigera arya ngira ngo muzabona ji niyo yajanye ku ishuri niyo bamuhaye iyo tugarutse saa 5 tuba tunaniwe kuko amasaha yatwe yo gusinzira yagenze ate ntayo kandi ya biscuit kamaze kurya kakigera mu rugo ibyo kurya bigaha karabishobora apeti yagenze ate yapfuye ibi Roma yabikoze kare imaze imyaka ari pura yateguye mu myaka myinshi mwe musinziriye mwana sigajwe inyuma n'ikiyemwe tamateka naho umushinga wayo wo umaze kugera ku kiyemwe kundundo ndibuka nandi gukora Amavuna hari igisenyi hagati y'u Rwanda na Kongo ho noneho hariho ishuri rya garidiyene abantu mwambuka umupaka muzahareba nka hepfo y'umuhanda hariho utwa garidiyene utwana tw'amezi tutari twuzuza n'umwaka twose turaho mu ishuri ubwo bivuze ikirere mwitege cyane kuzamenya uko ibihugu byatubanjirije bimeze uko ababyeyi mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi baranditse ngo ababyeyi benshi barashaka bageraho bakarara batwite bakarara babyaye ntibazi uburemere bw'umwana cyo gituma umwana adahabwa ikiyemwe agaciro mu gitabo cyitwa rengera ubuzima aho barandika ngo umuntu wese wahangaye kubyara atariga kurera abakoze icyaha akoze oya muntu kwanga kubivuga akoze ibyo bindi mwishizemo ngo muzabyara ngo nibaharera Imana Imana izababaza uko byagenze basaza banje bene data abantu bishwe n'ikiyemwe oya mubivuze gake niki done mbabaza umwana utariye azakura subwo muransubije azakura witegereza abantu mufite ujuragenda isura yabo uri kureba nk'abana b'abasore wamureba isura ukabona ni nk'umusaza wamubaza imyaka ye ugasanga n'ikiyemwe umwana reka mbibasomere muri kugira ngo nari nabirangiza nubwo mwarambiwe mwarambiwe kare ubundi murambiwe mugiye ubundi mwenda kujya he mwagumana so guhangayika ubundi ahubwo mupfe kuba muri hano ndi kubateramo kansiringi nawe ubundi aho mwirukiraho harahari se taho reka mbibasomere nari nakabirangije murongo wa 11 bakindaga abagore b'Isiyoni n'inkumi zo mu midugudu y'Ubuyuda munsomera umurongo ukomeye wa 12 ibikomangoma byamanitswe biboshwe ukuboko kumwe kandi umurongo ubabaje cyane ntibasonera ikiyemwe abasaza kamabwire mwese muzi ko iyo umuntu yabaga amaze kuba umusaza n'umukecuru hari ibyo babasoneraga batashoboraga kuja ku miganda batashoboraga gukora iki
kamunyeberemba basa akantu kamwe gatoya cyane. Ubu abasaza nabo n'abakecuru bari haza mituweli. Siko muransubije? Ariko siko mungiriye umutima mubi baraziriha. Ubwo se barabasoneye? Igabazehe ayiba mukade nabatate amusori birabakomereye. Ndibuka jya mbabona muri aya mabisi yanyu. Ano mabisi yanyu hari ikintu iyo ndi kuyagendamo njyewe rero mperutse guhuruduka imvurudutse ivuye muri Nyabihu mba ngeze hara muri Nyabugogo mba mbonye bisi bati mu gihe Nyabugogo mba ninjiye na kuraje nyinshi batufite ikarita ntiharyibagaye. Nge sinari nzi niyo ziba sinabizi n'ubu ntacyo mfite kereka nibakingurira ntacyo mfite. Ariko icyo nshaka kubabwira ndabyibuka babizi muzasanga turi muri iyi bisi abasore bageze muri tagisi kare baricara abasaza bagahagarara. Ntabyo mwabonye? Akose ko ntabyo mwabonye mwebwe? Umusaza nagana hejuru y'abasore maze urebe ipfunwe bafite naryo. Ariko bavandimwe umutima burya ni ikindi kintu. Imana ivuga oya ntemuvuze ivuga ndetse niyo umuntu atagenza ate uhita ubona kuntu umutima ubariye maze bakijijisha bakishira muri za WhatsApp zabo akagenda yunitse umutwe umusaza amuhagaze hejuru n'umukecuru. Ntibasonera abasaza. Jya ahantu ntuye ni ku karere hari iyi Nyabihu nje mpagera abakozi ba leta baranyihanganira bari hano. Umusaza akahagera atazi muziko abantu bakera benshi tibazi no gusoma nuko akaza ati mwana ati wandangira ati harya haraniye nuko umwana musaka ahita ntabwo muzi gusoma harya n'abasaza barize barabizi se azi nibyo basoma. Ikibabaje cy'isi bagoye bazehe bakecuru nshuti zanjye turi mu isi itazasonera ikiyemwe abasaza. Kangere ko hababaje hateye ubwoba. Murongo wa 13 abasore bikoreye insyo n'abana bikoreye imiba y'inkwi bagenda bagenza bate basitana. Niba hari abantu bafite ikibazo cyihariye ariko kitazwi na buri muntu wese n'abasore bacu. Niba hari abantu bafite ikibazo namwe mureba umwana utangira asaba ababyeyi be yiga primaire agasaba yiga secondaire agasaba yiga na kiyemwe na kaminuza yayirangiza nabwo akagenza ate. Umwanditsi w'igitabo dufite cyitwa Developing cy'icyongereza niwe wanditse avuga umuruho abasore bikoreye. Ntumbaze ipica bagifite muzayibona inyuma. We yafashe umusore umwana w'umusore arangije afata isi yose uriya mubumbe w'isi arayimwikoreza. No kuvuga ngo niba yikoreye isi ntashobora kurambura amaso. No kuvuga ngo afite umutwaro ugenza uteyemwe muremereye. Abana bikoreye imiba bagenda basitara. Ntago nzibagirwa umunsi umwe twari ku isabato yayindi ya gatanu abana abari bo bari kutwigisha maze umwana aratwigisha abandi baraseka ngendarira. Bese mwaba munyumva neza? We ko mutansubije muranyumva? Oya ntimukinyumva muranyumva? Ikibwirizo cy'umwana mwanyemera nkakibabwiriza wenda nkagarukira ariko mukumva ikibwirizo umwana yatubwirije nje nkarira. Umwana yaratangiye arabwiriza ati nkatwabana muri hangana ubwo nkoresha ijwi ry'abana ati nkatwabana ati umwana bakamuha igiceri ati yarangiza akaja kukigura ibombo na biswi ati kandi iryo jana uguze biswi warigura umufungo w'ibijumba. Ayo magambo aranejeje ko mutansubiza aranejeje? Mwe mwakuze muzi ko umwana azi imifungo y'ibijumba iba? Mbese uwo mwana ubwo afite ikibazo cyangwa nta gihari? Bivuze ngo yakuze azi ko mubabazwa guhaha n'umwana agenza ate arimo. Basaza banje ntabwo ibyo nishano ryaguye. Nta mwana wagombaga kumenya ibiryo biba kuko kwiriye kubimuha ninde yemwe umubyeyi we. Nshaka kubereka hisi igeze. Ibyo ndi kuvuga uwabivugaga yabivugiraga mu Ruhengeri aho muzi ko ariho ikigega cy'isi kiri. Bivuze ngo bo bafite ibyo kurya. Ubwo birahari? Ubwo birahari se? Nta bihari. Bari kubashuka nta namba. Reka ngere ku mirongo yambabaje.
abakuru baretse kwicara ku marembo, abasore ntibakigenza bite? Oya mwabirambiwe ntibagenza bate? Ariko muja mwibuka umunezero wabaga mu bantu, muribuka abantu bazi kuganira, abasaza ahantu hose bicaye ku marembo batanga inama. Aho mugende se abasaza murahababona ko mutansubiza? Barahari. Abasore si barahari baseka? Kera abana b'abasore barasekaga, abakobwa bagaseka, ibintu bita guseka, ugaseka ukamarayo. Ndagira ngo mbabwire amaseka dusigaye dufite, umuntu no guseka agaseka ngo ubu ndasetse ko mutansubiza. Ndasetse ndashinyitse sinsetse. Ntabwo ari uguseka ahubwo nuko icyo bita guseka ni umuntu useka amaseka yose akagenza ate? Akayamarayo. Abara babyibuka aho wasangaga itsinda ry'abasore bateraniye, ugasanga itsinda ry'abakobwa bateranye, bagaseka rwose ukumva amabati bayakuyeho. Ariko ibibatera guseka byagenze bite? Byarashize. Reka nsome umurongo ukurikiyeho. Umunezero w'umutima wacu urashize, imbyino yacu ihindutse iki yemwe? Mwabirambiwe ihindutse iki yemwe? Umuborogo, ikamba riraguye rivuye ku mitwe yacu, tugushije ishano kuko twakoze ibyaha. Nicyo gituma imitima yacu irabirana, ibyo bigatuma mu maso yacu hahunyeza, bitewe n'uko umusozi wa Siyoni wabaye amatongo, ingunzu zikawuzereraho. Mwihangane mwumve isengesho Yeremiya yasenze. Weho Uwiteka uhoraho iteka ryose, intebe yawe ihoraho ibihe bihaye ibindi. Twavuga ngo iki? Kuki watwibagirwa iteka ukatureka igihe kirekire kingana gityo? Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzakugarukiye. Tugarurire ibihe byacu, ibihe byacu bizapfa kugaruka. Ko mutansubiza bizapfa kugaruka? Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigenza rite ngo rihere. Iri ni itsinda rya kabiri naberekaga ry'isi tubayeho. Ezekiyeli igice cya 7. Ezekiyeli igice cya 7 mwirambirwa, twerekere ku musozo dusubike kubw'igihe tuzasubukura ejo hazaza. Itsinda rya gatatu ry'ifoto y'isi turi kubwiriza abantu bose bakiyobagiza nk'abatabyitayeho, yo iteye agahinda. Ezekiyeli igice cya 7 murongo wa 15 handitse amagambo akurikira. Hanze hari icyo bari gusoma, ayiga nshuti zanjye. Hanze hari iki? Inkota. Hirya y'inkota hari iki? Icyorezo. Hirya y'icyorezo hari iki? Mwabivuyemo. Bwa mbere hanze hari iki? Inkota. Urokotse inkota yicwa n'iki? Ibyorezo. Hirya y'ibyorezo hicwa n'iki? N'inzara. Turugarijwe? Ko mutansubiza? Ibi mvuze byose mu Rwanda barabizi? Ko mutansubiza? Barabizi? Harya igihugu cy'u Rwanda ndi kubwiririzamo cyanyuzemo inkota? Ko mutanyikiririje? Inkota yanyuzemo? Aba inkota yasaguye ibyorezo bizaza? Ko mutansubiza? Bizaza? Oya, ibyorezo bizaza? Ntago nzibagirwa ibyorezo bigitangira muri uru Rwanda ndimo. Icyorezo cy'indwara ikomeye yahangayikisha abantu, ubuzima bwose bugahagarara, abantu bacyumva kwibaho indwara yitwa sida. Muranyihanganira ko nta gisubizo cyayo nzanye, ariko mbabwire umurongo ntabasomeye muri Ezekiyeli igice cya 7 ku murongo wa 25 na 26 handitse amagambo avuga ngo ishyano rizasimburwa n'iki yemwe? Nirindi shyano. Inkuru mbi ikurikirwa n'iki yemwe? Simfite umwanya ngo ayo nyagereho kuko bwamaze kwira, nabakereje kandi muzanyihanganira. Cyo ni kugira ngo muzirikane. Ndibuka sida imaze kuboneka, ababyibuka abantu ba mbere biyicishije inzara bakiyahura, abandi bakabaha ibinini byinshi, babaha ibinini akabinywera rimwe ngo arebe icyamwica. Ariko reka mbabaze, uko iminsi ishira haza indwara irusha ububi sida? Ntazo? Ngaho Mana yanjye, ntazo. Zaraje cyangwa zizaza? Ndibuka umumama aherutse kuza ambwira se kanezerewe, angije arambwira ati mama Daniel Karame, ati ndashima Imana, ni ati twe turwaye sida, ati nta kibazo dufite, atamena. Ubwo bivuze iki? Hari ibirenze ibyo.
mwese mwaba mwibuka indwara irusha ububi sida. Kanseri irayiruta? Irayiruta? Izayiruta cyangwa irayiruta? Byihabya. Hazi iyo bita diyabete iri ku mwanya wa mbere. Nawe kugira ngo urware indwara wicwe n'inzara kandi ibyo kurya bigenze bite bihari. Ntabwo muzi uburemere bw'indwara itumariye abantu ihanitse cyane yitwa hepatite. Ngira ngo imaze kudutwarira abantu b'ingenzi benshi bararangiye. Muzi ko dufite indwara iyirusha ububi cyane, igituntu kimaze kugera ku rwego ruhanitse cyane. Ngira ngo mwabonye ko haje iyiruta izo zose ububi iyo bita Ebola, aho umuntu arwara akabura n'ugenza ute n'umuvura, kuko nuramuvura nawe aragenza ate arahita apfa. Ndibuka umunsi umwe ni bene wanyu nari hano i Kigali ejo bundi mu minsi ishize, nari ndi kubwiriza ari i Nyamirambo. Umumama ntazibagirwa atwigisha icyigisho cy'ubuzima, bya bindi mutwigishaga ngo ibyaremwe ari mu ishuri ryo ku Isabato. Nuko baratubwiye ati cyaremwe cy'uyu munsi ati ni uburyo bwo kwirinda budukomereye. Ati hano muri Tanzania muzi ko ari abaturanyi bacu bamaze kuvumbura umubu utera indwara ikomeye. Ati kandi murabona ko Tanzania ari hano hafi n'iwacu. None uwo mubu urukuruma umuntu agahita apfa. None kugira ngo tuzawirinde, abantu twese tuzashonesha amakanzu muri supanete, tujye turagenda tuyambaye kugira ngo imibu itazaturya. Ni ukuvuga ngo supanete ni imari. Ubu tuzaja turagendana amakanzu ya supanete. Ni ukuvuga ngo ni ibibazo bimaze kuburirwa ikiyemwe bisubizo. Ibihe byinshi mba ndi mu materaniro y'abantu bakomeye bize iby'ubuganga, bose bafata umwanya bagasobanura. Basobanura izo za hepatite, basobanura amavuna n'amavuko, ukabatega amatwi ariko ukabona nabo ubwabo ntibazi amavuna n'amavuko yayo. Bivuze iki? Igihe kizagera aho tuzagira ibibazo biburirwa ikiyemwe bisubizo. None munyemerere mbabazi, hano batubwiye ko hazabanza inkota. Uzarokoka inkota akicwa n'ikiyemwe ibyorezo. Uw'ibyorezo bizasagura yicwa n'ikiyemwe rizana. Iki kibazo ngiye kubabaza mu gitabo cya 2 cya Samuel igice cya 24, umugabo bita Dawidi Imana yakimuhaje itumye umuhanuzi bita Gadi bamenya. Angije aramubwira atumva rero Dawidi yari yakoze icyaha gikomeye cyo kubara Abisirayeli kandi cyari icyaha gikomeye. Angije ati none kuko wakoze icyaha cyababaje Imana, ibihano bitatu biri imbere yawe, ugiye guhitamo kimwe. Dawidi abaratuje ati ni ikihe? Igihano cya mbere kwicwa n'inzara imyaka 7, mugiga kunyura mu gihugu iminsi 3, kwirukankwaho n'ababisha bawe amezi 3. Maze uyu mugabo bamubajije icyo yahitamo kiramunanira. Nanje munyemere mbabaze muri uyu mugoroba nsoza, ari ukwicwa n'inkota, ari ukwicwa n'icyorezo, ari ukwicwa n'inzara, wahitamo ikihe? Agatoki. Menya nta muntu n'umwe unyumva. Wahitamo ikihe? Zamura ikiganza umbwira icyo wahitamo. Ko mutansubije, zamura ikiganza. Ari ukwicwa n'inkota, ari ukwicwa n'icyorezo, ari ukwicwa n'inzara, zamura ikiganza umbwire. Mungiriye umutima mubi kandi nsoje. Yego musaza wanjye. Ati mwoye ubwo ntago ari cyo mbajije. Mwebwe inyuma nshuti zanjye, wahitamo iki? Umva oya, ari inzara, ari inkota, ari icyorezo, hitamo kimwe. Wahitamo ikihe? Yego nshuti yanjye w'iruhande. Harimo abantu bahise bavuga ati nanje nicyo nahitamo. Reka mbabwire, iyo bavuga inkota ntago bavuze ngo bahita baza bagushwanya uruhita upfa. Oya, iyo bavuga kwicwa n'inkota dore uko bicisha inkota apfa. Bafata urwara uyu munsi bakarukuramo, ejo bagakuramo ijisho. Nuko bicisha umuntu inkota. Aho niho horoheje ko mutansubiza. Uhisemo ahandi ninde? Kambabwire, umugaragu w'Imana witwa Dawidi, we bamubwiye muri ibyo bihano bitatu yabuzemo icyo ahitamo, agambirira kimwe kugwa mu biganza by'Imana. Basaza banjye ndabasaba muri uyu mugoroba mbararika, iyo umuntu yakiriye Yesu
inkota nta kizamutwara, inzara nta kizamutwara, indwara z'ibyorezo ntacyo byagutwara. Ibyo byose mvuze, haba kurwara za kanseri, haba kurwara za diyabete, ntabwo zisoza umuntu w'Imana apfuye, ahubwo zishyikiriza umuntu w'Imana kugera ku rwego rwo gusinzira. Nimusoma Bibiliya ivuga ko abantu b'Imana badapfa, ahubwo abantu b'Imana bagenza bate? Barasinzira. Indirimbo yacu ya 43, niba hari abantu bazi ijwi ryayo, mwumva uwayihimbye uko yatanze inama. Gusinzira muri Yesu, kuzurwa n'ijwi ry'impanda, maze ibituro bivemo, abera bose barame. Haleluya. Bivuze iki rero? Uyu munsi turabwiriza twerekana isi yugarijwe n'inzara, isi yugarijwe n'inkota, isi yuzuye ibyago n'amakuba n'amahano. Turarikira abantu b'Imana kuza mu biganza by'Imana, kuza mu biganza by'Imana. Inshuti yanjye, nta muntu w'Imana upfa, ahubwo umuntu w'Imana agenza ate? Oya, ntimubyumvise agenza ate? Nta muntu w'Imana upfa, ahubwo umuntu w'Imana we agenza ate? Arasinzira. Kandi Yesu naza, Daniyeli 12, abasinzire muri Kristo Yesu bazazuka mu izina rya Yesu. Daniyeli 12, isomo ryacu riheruka. Kandi umwuka w'Imana abashoboze guhitamo neza, abashoboze guhitamo neza. Subwo Dawidi yahisemo nabi cyangwa yahisemo neza? Yabwiye Imana tumva, ari ukwicwa n'inzara, ari ukwicwa n'ibyorezo, nta na kimwe mpisemo. Icyo mpisemo ni kimwe, nigwire mu biganza byawe. Nifuza ko muri uyu mugoroba iri tsinda dufite ryugarijwe n'inzara, ryugarijwe n'inkota, ryugarijwe n'ibyorezo, byugarijwe n'ubwoba, Imana nsenga bashoboze kugwa mu biganza by'Imana. Dore abazagwa mu biganza by'Imana munezero bazagira. Daniyeli 12, murongo wa 1, uwa 2 n'uwa 3 nsoze. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeje uhagurukira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe, nshuti zanjye, abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Turararikira abantu bose kwihana no guhinduka, kugira ngo amazina yabo akurwe mu gitabo cy'urupfu, ashirwe mu gitabo cy'ikiyemwe cy'ubugingo. Ndashima Imana ko abamazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazarokorwa mu izina rya Yesu. Murongo ukomeye wa 2. Kandi benshi bo muri bo koko bazaba barasinziriye mu gitaka, ariko nubwo basinziriye mu gitaka, ndashima Imana bazakanguka. We bazakanguka. Gusinzira muri Yesu, kuzurwa n'ijwi ry'impanda, maze ibituro bivemo, abera bose barame. Haleluya, haleluya. Nta bantu b'Imana bazaheranwa n'igituro. Nasomye amagambo avuga ngo umuntu ashobora kukwica bakagushyingura, ariko ntawe uzahagarara ku gituro ngo ambuze kuzuka. Ibyo ni ibyiringiro bikomeye by'abana b'Imana. Kanseri ntiyica, kanseri, diyabete ntizica, ahubwo izo ndwara zose zishikiriza umuntu w'Imana gusinzira muri inde yemwe muri Kristo. Kandi Yesu Kristo naza, abasinziriye bamwizeye bazagenza bate? Bazakanguka. Dore icyo Bibiliya yasoje. Kandi benshi bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abanzi ubutumwa bwiza bo bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ringana iki ryose. Dore umurimo turi gutuma wo kubwiriza ku murongo wa 3 mwiza cyane. Kandi abanyabwenge bo bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku kuba bakiranutse bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Aho ntagejeje, umwuka w'Imana bane namwe. We umwuka w'Imana bane namwe. Mu icuku by'ijoro musinziriye, Uwiteka abaganiriza. Nyabuntu Uwiteka abaganiriza. Mu nzozi iyi si muri kwiyobagirizaho. Mbese musanze ari nziza? Ko mutansubiza. Ababonye ari nziza? Ni nziza cyangwa ni mbi? Irashaririye, tugiraho urokokera. Ariko ufite Yesu, we afite ibingana iki? Ufite byose. Ibyo nasobanuye nabi, aho ntagejeje ku bukene bwawe,
ahatumvikanye ya Mana yasezeranye ko izatujya imbere, ahataringaniye ikaharinganiza. kandi n'ibitumvikanye mbwiriza mu bicuku by'ijoro musinziriye, Uwiteka akomeza abaganiriza iby'ingenzi. Yesu abibabashije mu izina rya Yesu, abibabashije mu izina rya Yesu. Inshuti zanjye, mugire umugoroba mwiza.